Buri munsi muri Kigali yacu tubyuka tujya mu mirimo, ariko tukagendana icyizere ko dufite inzego zikora neza. Kimwe n'ibindi bihe byose, imiyoborere muri Kigali yacu yubakiye ku gushyira umuturage ku isonga, kandi ibikorwa byose bikajyana n'umwaka w'ingengo y'imari. Mu mwaka w'ingengo y'imari dusoje wa 2025 kugera 2026 twakoze ibikorwa bitandukanye bishingiye ku mihigo twahize tuwutangira. Imihigo twahize ijyana na gahunda yagutse y'iterambere ry'igihugu NST2. Uyu mwaka w'ingengo y'imari wari ufite imihigo igera ku 150 mu nkingi zitandukanye mu turere twose tw'umujyi. Ubukungu imihigo 73, imibereho myiza imihigo 65, imiyoborere myiza imihigo 12. Ubukungu nk'imwe mu nkingi eshatu zishingiyeho iterambere rya Kigali yacu bwakomeje kwitabwaho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dusoje. Ku bufatanye n'inzego zose bireba, twakusanyije amafaranga angana na miliyari 69 na miliyoni 692 n'ibihumbi 903 n'amafaranga 226 y'u Rwanda yavuye mu misoro, bingana n'100% by'intego twari twaratangiranye mu mwaka. Nanone muri uyu mwaka w'ingengo y'imari muri Kigali yacu hahanzwe imirimo 50,465 ingana n'100% by'intego twawutangiranye. Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bwakomeje kunozwa muri uyu mwaka, by'umwihariko imihanda. Hatunganyijwe imihanda irimo wa Rugenge Muhima Hospital Nyabugogo ufite ibirometero 3.2, Remera Baho Hospital RDB ufite ibirometero 2.2 na Sonatibe Sahara ufite ibirometero 2.2 ikaba yaruzuye 100%. Imihanda 7 yo muri za karitsiye ahatuye abantu nayo yarubatswe ku bufatanye n'abaturage ingana na kilometero 7.25. Niboyi, Byimana, Amahoro Neighborhood Road, Kagarama, Muyange, Rugunga Neighborhood Road, Nyarufunzo, Mageragere Neighborhood Road, Kigali, Gakoni, Norvege Neighborhood Road, Nyamirambo, Irembo Neighborhood Road, Kamashashi, Mukoni, Uruhongore Neighborhood Road, Inshuti Mpinga ya Nyanza Neighborhood Road. Mu bijyanye no gutwara abantu mu buryo bwa rusange, hashyizweho ibisate byihariye byahariwe bisi dedicated bus lanes bikoreshwa mu masaha y'abagenzi benshi. Nanone bisi 22 zitwara abantu mu buryo bwa rusange zongewe mu byerekezo bitandukanye, ndetse abashoferi bazo 210 bahugurwa binyuze mu kigo cya Ecofleet. Ibi byatumye umwanya abagenzi bamara ku mirongo bateze bisi ugabanyuka, kandi iyi gahunda irakomeje. Ahahoze imiturire y'akajagari, ibikorwa remezo bigamije kunoza imiturire byarubatswe, ndetse imirimo yo kubaka ibikorwa nk'ibi iracyakomeje. Mu mudugudu wa Mpazi uyu mwaka usize harimo kubakwa inyubako y'icyiciro cya 3 igizwe n'inzu 44 zo guturamo. Ibikorwa nk'ibi kandi biri no kubakwa Nyagatovu na Nyabisindu mu karere ka Gasabo. Inyubako zifite inzu zo guturamo 2029 zikaba zigeze kure zubakwa. Isoko rya kijyambere rya Nyagatovu ryaruzuye, ubu ryatangiye gukorerwamo. Nanone hakomeje kubakwa imihanda mu bice bitandukanye bya Kigali yacu, byose hagamije kunoza imibereho n'iterambere ry'abatuye n'abayifitemo ibikorwa. Harimo imihanda ikurikira: imihanda ya kaburimbo Nyabisindu ifite ibirometero 7.8, umuhanda wa kaburimbo Gatenga Health Center Kicukiro Center ufite ibirometero 2.3, umuhanda wa kaburimbo Gatenga Health Center Nyanza ufite ibirometero 2.5. Hubatswe kandi ibiraro 5 bifasha imigendere myiza y'abatuye Kigali, bikaba byaruzuye 100%, ari byo Gisozi Mukindo, Kinyinya, Rwandex, Rugunga na Rwampara. Iterambere ntiritana n'imibereho myiza y'abaturage bacu. Uvuze imibereho myiza ntasiga inyuma amazi meza. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hubatswe umuyoboro w'amazi wa Rutunga ungana na kilometero 7.9, bityo imiryango 1074 ikaba yarabonye amazi meza biturutse kuri uwo muyoboro.
Hubatswe kandi ruhurura zitandukanye hagamije kurinda imyuzure n'amazi mu bihe by'imvura, harimo ruhurura ya Nyirabwana ifite uburebure bwa metero 300 ikaba yararangiye 100%, ndetse na ruhurura zizenguruka kuri Stade Amahoro nazo zikaba zaruzuye 100%. Nanone hamwe n'ubukangurambaga bw'igiti cyanjye, ibiti birenga miliyoni bimaze guterwa, mu gihe intego nyamukuru ari ugutera ibirenga miliyoni 3 mbere y'uko umwaka wa 2029 urangira. Ibishanga bitandukanye biri muri Kigali yacu ku bufatanye na REMA nabyo byakomeje gutunganywa hagamijwe kubihindura ahantu nyaburanga, gufata amazi ava mu bice bitandukanye by'umujyi ndetse no kongera kugarura urusobe rw'ibinyabuzima. Uyu mwaka w'ingengo y'imari usize iyi mirimo igeze ku kigero kiri hejuru ya 94%. Uburezi nabwo bwakomeje gutezwa imbere muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dusoje. Ibyumba by'amashuri 30 n'ubwiherero 24 byarubatswe ku kigero cy'100%. Abana bangana n'ibihumbi 311 na 313 mu mashuri atandukanye muri Kigali yacu bahawe ifunguro rya saa sita ku ishuri, ndetse n'abarimu bangana n'ibihumbi 7624 bingana n'100% bo mu mashuri atandukanye, yaba abanza, ayisumbuye ndetse no mu mashuri y'imyuga bose bahawe imishahara yabo ku gihe. Ubuzima ni ikindi cyiciro Kigali yacu yitayeho cyane muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Uyu mwaka usize imirimo yo gusana ikigo nderabuzima cya Muhima irangiye ndetse kiri no gutanga serivisi. Nanone kandi uyu mwaka usize abana barenga 1991 bakurikiranwa mu buryo bw'imirire n'imikurire, ari nako hubakwa andi marerero. Iterambere rya Kigali yacu ntawe risiga inyuma. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari abagera ku 1177 by'abageze mu zabukuru bahawe inkunga y'ingoboka kandi ku gihe. Imiryango 2133 yahawe amafaranga muri gahunda ya VUP Financial Services kugira ngo yiteze imbere. Abana 229 bongera guhuzwa n'imiryango yabo, ndetse n'abafite ubumuga 365 bahabwa ibikoresho bibafasha. Imiyoborere myiza n'ubuyobozi bwegereye abaturage byakomeje kuba ihame rituma Kigali yacu ikomeza kujya imbere no kugera ku ntego. Abana barenga 56,548 bavutse muri uyu mwaka banditswe mu irangamimerere. Binyuze muri serivisi zitangwa ku irembo, abagera ku 62,296 bahawe serivisi ku buryo bwihuse. Nanone mu rwego rwo gukomeza kwimakaza uburere mboneragihugu mu midugudu yose ya Kigali yacu hakozwe itorero. Muri gahunda yo gukomeza gusigasira amateka y'igihugu cyacu, mu murenge wa Mageragere hari kubaka urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ku cyiciro cyarwo cya 2. Mu gukomeza kandi gusigasira aya mateka, muri Kigali yacu twibutse ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu myidagaduro, Kigali yacu yitabiriye amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup ihagarariwe n'imirenge itandukanye ituruka mu turere tw'umujyi. Yegukana imidari myinshi aho yabaye iya mbere. Kigali yacu yatangije ibitaramo bya Kigali Dutarame bigamije guteza imbere umuco. Muri uyu mwaka kandi, bwa mbere mu mateka Kigali yacu yateguye iminsi 10 yo kwizihiza iminsi isoza umwaka. Kigali Countdown Festivals, ibirori bigamije guhindura Kigali icyerekezo cy'ahasorezwa iminsi mikuru ku Banyarwanda n'abanyamahanga. Kigali yacu kandi yashyikirirwa ikirango cya Bike City Label nk'ishimwe ry'umujyi uteza imbere gutwara abantu bidahumanya ikirere, kandi wateguye neza shampiyona y'isi y'amagare yabereye i Kigali bwa mbere muri Afurika. Imihigo irakomeje. Kigali yacu, ishema ryacu.